Mwiriwe neza banyarwandakazi, uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Iyo nkuru nta yindi ni 0% commission. Muri 0% Commission Limited tugufasha ibingibi bikurikira: kugura, kugurisha ndetse no gukodesha. Waba ukeneye ikibanza, waba ukeneye imodoka n'ahandi hantu wabikura, ni muri 0% Commission Limited. Ibikoresho bya okaziyo cyangwa se ibitari ibya okaziyo, muri 0% Commission Limited turaza kugufasha. Umukiriya ni umwami. Mwiriwe neza banyarwandakazi, tubahaye ikaze nanone kuri Nzambe TV. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu rero ntatinze twamwakira akatubwira ninde aje kutubwira ku byerekeranye n'iki. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyokwizerwa Josier, nkaba ndi umuyobozi wa 0% Commission Limited, ikaba ari urubuga cyangwa se website ikorera online, umuntu ashobora kuba yaguriraho cyangwa se akagurishirizaho ibintu bitandukanye, yaba ibibanza, amazu, ubutaka busanzwe bwo guhinga cyangwa bwo guturaho, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho elegitoronike, ibinyabiziga bitandukanye, mbese isoko ryose. Ariko by'akarusho ibyo byose akaba yabasha kubibona nta komisiyo ijemo, ari nayo mpamvu twitwa iryo zina 0% by'akarusho ku bantu wenda b'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bantu bakeneye amazu matoya yo twita amageto, nabo tubasha kuba twayababonera ku buryo bworoshye batiriwe basiragira mu mihanda. Murakoze cyane, ngira ngo mwabyumvishe ko bitwa 0%. Bivuze ko ikintu kigurisha direct nta zindi komisiyo utanze, bya bintu by'abakomisiyoneri babifatiye, urabanza unyishyure wenda 30% kugira ngo nkugurishirize cyangwa ngo ushakire inzu, urumva ko ntabyo. Mbere y'uko wenda dukomeza, mfite ikibazo. Ni iki bisaba umuntu kugira ngo akoreshe iyo platform yanyu ya 0%? Icyo bisaba umuntu kugira ngo akoreshe website yacu biroroshye. Uburyo bwa mbere ni ugusura urubuga rwacu ukareba aho ibyo bicuruzwa byose ndetse n'ibyo bintu byose bikodeshwa ku rubuga rwacu. Ujya kuri Google ukandikamo www.0commission.rw cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zacu za telefone arizo 0788989239. Duherereye Nyagatare mu buryo buri physical, niho wadusanga. None se iyo umuntu akoresheje 0% bitwara igihe kingana iki kugira ngo abe yabona umukiriya, mu gihe ari product runaka yashyize ku isoko? Wenda ni nk'igihe runaka bishobora gutwara kugira ngo abone umukiriya? Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko website yacu iri wide cyane, ari wide, ikwira ku isi hose, ibonwa n'abantu benshi ndetse ikoreshwa n'abantu benshi, bifata icyumweru kimwe. Nyuma y'icyumweru kimwe rwose product yawe iba ibonye umukiriya. Kugira ngo mwabyumvise neza, bitwa 0%, bafite platform yabo, bafite website. Ushaka kugurisha product, ufite imodoka, ufite igare, ufite moto ushaka kugurisha, wanyarukira kuri website yabo www.0commission.rw. 0 Commission, igisubizo ku baturarwanda.